Aleluya, ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu ni umunsi nanone twongeye kugaruka muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro umurimo w'Imana. Uyu munsi turaganira kuri topike ivuga ngo ikirusha byose agaciro. Reka dusenge Imana. Mwami Imana, turagushimye ko waduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo ube umwanya wo kuganira nawe, ube umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe n'umurimo wawe. Nicyo gitumye rero dushinganishije abakurikiye ikiganiro, dushinganishije abagiteguye ndetse n'abagiye kukitugezaho, dushinganishije buri umwe wese kugira ngo ubuntu bwawe n'urukundo rwawe mugaragareho, umwuka wera wawe ategeke aganze. Turabizi neza yuko wamuduhaye nk'umufasha, reka akomeze ategeke aganze, akomeze kuduhishurira icyo dushakaho mu minsi nk'iyi ngiyi, akomeze kutwiyereka mu buryo bwose. Buri muntu wese aze kumva icyo uvugana nawe mu ijambo ryawe, kandi buri muntu wese aze kumva ahembuwe naryo. Reka ibyo ushaka kandi ushima ukomeze kubiduhana n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Bene data, rero ni umwanya mwiza tugiye gufata tuganira ku kiganiro umurimo w'Imana. Ni n'umwanya mwiza kandi Imana iba igiye kuvugana n'imitima yacu. Uyu munsi rero dufite topike ivuga ngo ikirusha byose agaciro. Mu buzima bwa buri munsi abantu bagira byinshi bitandukanye by'igiciro kuri bo. Abantu bagira ibyo bafata nk'iby'agaciro. Buri muntu wese uriho agira ikintu yubaha mu buzima bwiwe bwa buri munsi. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe dukoresheje ijambo ry'Imana. Dusanga mu Bakorinto ba mbere ibice 13, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 7, tuzi no gusoma muri Matayo ibice 22 umurongo wa 33 kugeza kuri 27. Haragenda hasobanura neza gifite agaciro, ikirusha byose agaciro. Mu Bakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa mbere havuga ku rukundo rw'Imana, umumaro warwo, naho nagira indimi nk'iz'abamarayika cyangwa abantu, naho nagira ubwenge bwose ariko singira urukundo, ntacyo byaba bimaze. Bya bindi byose dufata nk'iby'agaciro ni byiza kubigira, ni na byiza kubitunga, ariko byakabaye kuba bigaragaza urukundo rw'Imana n'ishusho y'Imana muri twebwe. Icyo nicyo cy'agaciro. Kugira ubutunzi ni byiza, ariko ubwo butunzi bwakabaye kuba bigaragaza ishusho y'Imana mu buzima bwacu ndetse no mu buzima bw'abandi bantu. Kuba twarize, kuba dufite ibindi bigaragara dufata nk'iby'agaciro ni iby'ingenzi kuri twebwe, ni iby'ingenzi ku bandi batabifite. Yewe ni n'iby'agaciro kubigira, kuko umwanditsi we yaravuze ngo kugira ifeza n'izahabu ni byiza kuri twebwe, ariko yongeraho ngo icya mbere ni ubugingo. Biroroshye cyane kubara agaciro k'ikintu no kubona agaciro k'ikintu mu gihe wari ugikeneye, warangiza ukagishaka ndetse ukanakigeraho. Biroroshye kugera ku ntego zawe wihaye mu buzima, ariko se izo ntego wihaye zifite ikirusha byose agaciro, ari rwo rukundo? Byashoboka ko ibyo ufite byose byakabaye kuba bigaragaza urukundo rw'Imana. Ubu nubwo nagira indimi nk'iz'abamarayika, nubwo nanjye nakitanga ubwanjye kugira ngo nkikwe, ndetse ngo n'ibyo ntunze byose nkabitanga kugira ngo bihabwe abakene, nta rukundo ntacyo byaba bimaze. Bya bindi byose tujya dukora, bya bindi byose tujya tuvuga, iyo tubikoze nta rukundo ntacyo biba bimaze. Ntacyo biba bimaze, kuko uyu mwanditsi yabivuze neza, aranabisobanura neza yuko ntacyo byaba bimaze rwose, ariko anasobanura urukundo icyo ari cyo, ko rutihimbaza, ku rukundo rutagambirira kugira ibibi. Abivuga neza cyane. Rero ni igihe cyiza cyo gutekereza. Urukundo rw'Imana rukorera muri wowe. Mbese ibyo dufata nk'agaciro bigaragaza icy'ingenzi, bigaragaza agaciro kabyo koko? Buriya impamvu ikintu kiba ari icy'agaciro ni uko wowe
uba ugifata nk'aho ari icy'agaciro, ariko hari n'abandi baba bafite ibiruta cyane icyo ngicyo bakakibona nk'aho atari icy'agaciro. Urugero rumwe, abantu bafashe igihe kinini bategura amarushanwa, baragenda bakorera igikombe cyiza, baragihabwa ndetse bagishyira ahantu abantu bose bazajya banyura, ariko hashije ngo igihe kinini ngo haza kuvugururwa aho hantu babaga, noneho ngo barangije bafata bya bintu byose barabijugunya na cya gikombe kirimo. Wa muntu wafataga cya gikombe nk'icy'agaciro, nyamara noneho hakaba hari abandi bakibonye nk'aho ari umwanda, bakakiyorana n'iyarara bakagenda bakagishyira mu myanda, kuri bo ntabwo ari icy'agaciro. Ariko wa wundi wagifataga nk'icy'agaciro nawe aramutse agarutse akakibona, ntekereza ko yamenya ko icyari icy'ingenzi urya munsi byari urukundo rwakorana. Niyo mpamvu rero umwanditsi muri Matayo nawe yagarutse akabivuga neza, akavuga icy'ingenzi, akongera akabisubiramo, akongera akabivuga neza, akongera nawe agashyiramo ihishurirwa ryiwe, kuko Yesu we yaje nk'Imana asobanurira abantu. Byashoboka ko ahari wenda dushobora kuba twitondera amategeko, byashoboka ko ahari dushobora kuba twubahiriza disipurine z'itorero ryacu tubarizwamo, abandi nabo bakubahiriza disipurine y'itorero babarizwamo, ariko se ibyo mukora nubwo mubikora mu buryo bwo kubahiriza itegeko na disipurine y'itorero, ubundi mufite urukundo? Kuko we yaravuze ngo itegeko riruta ayandi yose ni iri ngiri, kuva mugenzi wawe nk'uko wikunda, ndetse no gukunda Imana umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose. Ese umutima wawe ukunda Imana? Ubwenge bwawe ukunda Imana? Imbaraga zawe zo uzikoresha mu gukunda Imana? Iyo umuntu ari gukora buri munsi imirimo ya buri munsi dukoresha imbaraga, dukoresha ubuhanga dufite, dukoresha ubushobozi dufite, ibyo dukora tubikora mu izina kugira ngo n'Imana nayo ihabwe icyubahiro. Ni inshingano zacu gusohoza umugambi Imana yaturemeye. Ni byiza ko duhagarara mu nshingano zacu neza, tukagaragaza urukundo rw'Imana, tukagaragaza imbabazi z'Imana. Ibyo ngibyo aho turi mu buzima bwa buri munsi byashoboka ko dufata iya mbere, ibyo dukoze byose tukabikora mu rukundo, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Nubwo twaba twubashye amategeko y'Imana, nabwo twaba dusohoje itegeko ry'Imana. Urukundo nk'uko twabibonye mu gice cya mbere ntirwihimbaza, urukundo rugambirira ibibi, nutagambirira ibibi, ibyo ukoze byose ukabikora mu rukundo, azaba ari wo mugambi wawe mwiza, uri uwo Imana yaremye, kuremera imirimo myiza muri Yesu Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igihe kimwe abantu bafata igihe kinini mu gukora imirimo yabo ya buri munsi, rimwe na rimwe ntibite ku gifite agaciro cyane, ariko mu gihe cy'iherezo ry'ubuzima bongera kwibuka ko hari igifite agaciro batakaje. Umuntu wagiriwe umugisha wo kugera ku munota wiwe wa nyuma, iyo ari kumwe n'abantu, ikintu cya mbere abasaba, yibuka ko hari ibyo atakoranye urukundo, akavuga ngo nakoze amakosa aya n'aya, muzansabira imbabazi. Kuki atavuga ngo munzanire igikombe cyanjye nahawe nongere nkirebeho bwa nyuma? Kuki atavuga ngo munzanire imidari yanjye, diporome zanjye z'ikirenga, agatabo kanjye ka banki, icyangombwa cy'ubutaka UPI, n'ibindi umuntu ashobora gutumiza akabirebaho bwa nyuma, ariko yibuka ko hari icy'ingenzi cyari gifite agaciro mbere y'ibyo byose. Ibyo ni byiza kubigira, kubitunga, ariko se ibyo ngibyo bihesha Imana icyubahiro? Biri mu rukundo? Uyu munsi ni umunsi mwiza wo kongera kwibuka, wo kongera kwisuzuma, ko igihe kizagera buri muntu wese agahabwa ingororano zihwanye n'ibyo yakoze. Uyu munsi ushobora guhindura ibyo wakoraga, ushobora guhindura ibyo watekerezaga, yewe si na ngombwa kuva aho wari uri, ahubwo ushobora guhindura uburyo wakoraga kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, nawe utunge ikirusha byose agaciro. Mu byo wakoraga bya buri munsi ukongeramo kugira urukundo, mu byo wavugaga bya buri munsi ukongeramo kubikorana urukundo,
mu byo warebaga, mu byo werekaga abantu, mu byo wafatagamo abantu, muri serivisi zawe zose wakoragamo, kongeramo kugira urukundo. Byaba ari iby'agaciro ndetse n'ibyo ufite byose byahinduka iby'agaciro imbere yawe n'imbere y'Imana, kuko byaba bigaragaza urukundo rw'Imana. Kandi nta kindi twaremewe uretse kuyiramya no kuyihimbaza. Yesu abivuga neza, Pawulo arabyandika avuga yuko nta kindi rwose twaremewe uretse kuramya no guhimbaza Imana, ko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, kandi nta kindi kibihamya uretse urukundo. Bene data rero, ndi gusaba Imana ngo njye nawe idushoboze kugira urukundo ndetse no gukomeza kuguma mu buntu bwayo, kuko nituguma mu buntu bwayo nibwo tuzabasha gukora iby'ubutwari. Pawulo aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, ariko nanone akongera akabivuga neza akavuga ngo nshobozwa byose na Kristo. Byashoboka ko bigoranye, byashoboka ko wenda mu nshingano ufite wenda bitanakorohera, ariko izere Yesu Kristo, niwe ugushoboza ibyo ukora byose. Reka dusenge Imana. Mwami Imana, tugushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo rituyobore, turagushimye kandi ko wongeye kuduha umwanya mwiza kugira ngo tuganire. Ubuntu bwawe n'urukundo rwawe reka bitegeke biganze, reka uduhe imbaraga zo gukomeza kugukunda no kugukorera. Reka urukundo rwawe ruganze muri twebwe, kuko turarufite, kuko turi abana bawe. Reka buri muntu wese wongere umwihishurire bundi bushya, kandi wongere umuha imbaraga ahagukeneye. Ubuntu bwawe butegeke buganze, urukundo rwawe, imbabazi zawe biganze ku muntu wese. Reka ukurikire kino kiganiro ahabwe umugisha nawe, mwagure mu buryo bwose, ariko mwongerere n'urukundo, kugira ngo abashe kubaho ashimwa nawe, kugira ngo abashe gutunga iby'igiciro. Turagushimye rero kutwemereye, turagushimye kandi ko dushoboje, turagushimye ko ugiye gukora byinshi bitandukanye binyuze muri kino kiganiro. Reka umuntu wese aze kumva abuhokewe muri kino kiganiro, kandi aze kumva haba imbaraga nawe. Reka ibirenze cyane ibyo tuvugiye ahangaha, ibirenze cyane ibyo tuganiriye, reka buri muntu wese umusange, umubwire ibimukwiriye, uvugane n'umutima wiwe. Ibirenze cyane ibyo tuvugiye muri kino kiganiro, ngaho tegeko ganze ibyo ushima kandi ushaka, komeze kubiduhana n'abandi bose mu izina rya Yesu Kristo.